Bana banjye, ndagira ngo mbarage umurage utabasha kugajuka. Kera iwacu Rwanda, Rwanda rwa Gasabo, Rwanda rw'imisozi igihumbi, twari dufite Imana bana banjye, tukazitambira ibitambo, tukazitura amaturo, tukazita Imana z'i Rwanda bana banjye. Sogoku, izo mana mwataramiye zajyaga zivugana namwe zikabaha amasezerano akazasohora Sogoku? Reka mwana wanjye ntawavuganaga n'abakurambere, zabaga iyo hirya mu kirambi, tukarya inka tukazizanira igihanga. Twari dupfuye bana banjye. Ariko mu mwaka w'1940, nubwo hari andi madini avuga iby'Imana, haza ubutumwa bwiza bushorewe n'Umwuka Wera. Batubwira Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi bana banjye. Uwo ntiyatekereje ko kugumana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa bana banjye, aremera yisiga ubusa, yambara akamero k'umuntu, niyanga no gupfa urupfu rubi, urupfu rwo ku musaraba bana banjye. Niko agasura mutubonana, naho ubundi twari dupfuye. Ndatinze ndagira ngo mbabwire, uwo mwami nimutamuta ntazabata, nimutamusiga ntazabasiga, imvi zizarinda ziba uruyenzi bana banjye, akibahetse ku mugongo. Sogoku, uyu murage muturaze ni umurage ukomeye. Turakwizeza ko iyi Mana tuzayikurikira, imvi zacu natwe zizaba uruyenzi Sogoku, nk'uko nguko umeze. Iyi Mana ikiduhetse ku mugongo wayo Sogoku. Amen. Murakoze, mugira amahoro bana banjye. Kera ubutumwa bwiza butaragera i Rwanda, abanyarwanda bakoreraga Imana zitari Imana nyakuri. Bakazitambira ibitambo, bakazitaramira, bakazitura amaturo. Bakazita Imana z'i Rwanda, kuko bari mu mwijima. Hari umwijima, habiriwe n'umwijima.
imfatiro z'isi bambisha ukuboko kwayo. Iyo niyo Mana rubasha ibyo abantu batabasha. Umusozi Karumerere yagoswe n'abahanuzi ba Bari. Yarayamagaye ati Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo.